ntabwo ari njye ubyimenyeho. Anasunerure wangane na maboko. Wamubwije kuri se yabyanka mukorera. Reka hano urumusha. Si ibintu ukorera byose. Imana irahari zabikubaza. Kanyanga. None se mama, wowe uyukurikiye ubona kwangira iki? None se wazamwishe vuba akakuvira aha ngaha akagenda? Njyewe nituma cyane. Reka umva Imana izanabimbabare. Ibi ni biki mukecuru? Mwana wa kuva navuka. Ibintu nibyo bakoresha baringaniza urubyaro. Ndagira ngo njye unsobanurire. Ndashaka kumenya umuntu umwe wamusambana hano mu nzu yanjye. Ariko mukecuru bwari iri rimwe umuhungu we yigeze aguteraho inda kugira ngo umenye nibura ko abyara ari jye utabyara. Nuko none umbwiye ngo ni nkumbyane njyewe ndagiye. Mama tuza oya tuza matuza. Komanzi bakomeje kuganira ariko nkabona umutima utari hamwe rwose udatuje, sinzi uko bimeze muri iyi minsi. Nane wabyibwira mbonye. Wancira ku mayange bimeze bitese. Wangu ni inkuru ndende sinzi ko nayikubwira. Nubwo urumva nawe wayicamo ukayitera imirwi ukagenda umbwira incamake. Umva nkubwire. Mfite mama yaje kuba hano. Ariko kuva yagira muri ubu umugore wanjye ntarakora ikintu na kimwe nibura kizima. None se nkawe nka nyiri urugo y'ubusuzumanye ubushishozi ubona biterwa n'iki? Hari igihe rimwe bose mbona bari mukuri ariko ubundi nkabona byazambye. Oya ugumye muri ibyo rero ntago wazamenya kuraho kuri. Aho nyine niho mpamvu nagira ngo ngire inama. Rwose kuko nabuze icyo gukora. Ariko njya nibaza buriya ugifata umwanya ukaganiraho n'umugore wawe nibura. Umugore wanjye ni umunyamafuti ku buryo nta nisegonda na rimwe nshobora kumuhangiye ngo ndaganira nawe. Aha aho niho bipfira rero. Uganira n'umuntu umwe utaganira n'undi ntago wamenya ikibitera. Oya ndabizi neza mama ntago yakwifuza kunsenyera arankunda. Bishoboka. Nanjye rega niko mbitekereza ariko buruta utabisuzumanye ubushishozi ushobora gusanga ibyo utekereza bitandukanye n'ukuri. Wangu ari mama aramukunda kandi nanjye arankunda ntabwo yakwifuza ko mbaho nta rugo mfite. Ntabwo bishoboka habe namba. Noneho reka mbe ngiye wowe uzaguma ugende ureba neza uko byaba bihagaze usuzumana ubushishozi uzambwira amaherezo yabyo. Ntabwo mugeze ndananiwe rero ngiye kuba nduhutse dore. Oya ndabizi uba wiriwe mu kazi kenshi n'ibyo bibazo bifitiye nabyo bitakorohera. Sawa nta kibazo. Prince namukingurira. Pre nyinguriraho gatoya.
Imbwa wapi wanzania amazi yo kunywa? Prince. Jeanne! 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 Va hano. Ngenda cyangwa umenye uburyo ungaburira amabuye. Ngende fondasiyo. Sheri wenda kwibeshya bibaho wenda byagiye mu ntuze mu. Bijya aya mabuye yagiye mate. Mana yanjye. Umva sheri ntabwo njye wateka mu biyangana gutya mu mboga nokuri. Hanyuma bayiteruye yizana hano ku meza. Ko mana yanjye kuko ibikose mana yanjye uzanyumva ryari. Sheri ntabwo njye wakoze ibi bintu. Hanyuma hano mwabara muri bangahe? Hano muri bangahe kurya uvuga ngo ntago ari wakoze bino bintu. Manze. Kugira ngo mubabare icara hano. Manze koko wambaba. Icara hano. Biryo bimare. Urashaka kuvuga ko ari nde wundi uba muri inzu? Ni Prince wayashyizemo? Ni mama wagowe wayashyizemo? Ni mama wagowe wirwa ubeshyira niwe wayashyizemo amaya mabuye. Ako sheri ari nigera mubwira ngo mama wawe yakoze iki? Mbwira uburyo ntekera amabuye rero nimba ntahashye ibiryo bifatika ku buryo byo kongera. Cyaba wiriwe uyahereza izo ncoreke zawe, hanyuma ukavuga ati kugira ngo mbyongere reka nshyiremo amabuye. Manzi mbabare. Ndavuze ngo kugira ngo ubabarire urabitwara. Basi niba ari dushaka ko mbirya reka mbirya. Jeanne. Urachaka iki wambabarira kwa amahoro? Urachaka iki? Uragira ngo utamikubirya rero amenya kuke ngo nagiye kuvuza. Manzi. Ushaka kunyumva amabuye ntabwo ari njye wayagize. Ntabwo tukuntu byaje. Masa gatsinda mukiyoroka mukigira barokore kandi muri ibirura. Mwigize ntama kandi muri ibirura. Nakubwiye ngo mbabarire. Imana nsenga yonyine yo mwijuru. Niyo ikwiye kuzikandenganura. Mana se, mva mu maso. Jeanne mva mu maso. Mva mu maso. Umuntu atakwifuza kuba yarya mu rugo rero ngo yakoze zakoze. Aseka nabire. Hanyuma se mvuga kandi nduri burya yamabuye. Manzi mbabarira. Ntabwo nzi. Jeanne ndabona ntazi icyo ushaka. Ndabona ntazi icyo ushaka. Tembera nk'aya mabuye yose ari muri ibi biryo ko ariko nk'uyu mukecuru koko. Mama, none se ko wigunze byagenze bite? Umva mwana, aho kugira ngo amahabara y'umugore wawe azahuye kuba yansinda hano muri uru rugo, nzemera nigendere rwose. Ngo amahabara? Ariko mama, kuki nk'ayo mavuna muhito y'amahabara ataza ngo umpamagare igihe ntsinde umuntu muri uru rugo? Ubiriwe banuka, n'umugore wawe undi nkunguzi ngo y'umukecuru ngo ndikinagazi na hafi kuniga. Jeanne arashaka nzamukorera iki buriya? Uyu mugore ko ndeba hashaka ko nzamumenera amaraso ye ngiye akambona. Umva rwose mwana wa
niwe makiriro yanjye kandi urabizi rwose aho kugira ngo wasenya urugo nakwemera nkagenda nkajya kwangana rwose. ubu ndumva ntazi icyo gukora kabisa, ndumva ntazi icyo gukora birandenze. umva mwana wa urabizi rwose ndagukunda kandi nawe ndamukunda pe. njye ikintu kimbabaza ni uburyo umukunda ariko we ntagukunde. Oya aho kugira ngo nyine wanga umugore wawe nduhere kubona urugo rwasenywa nzemera nyine ngende njye kwiyahura. ariko se wowe kuki ukunda gukoresha ijambo kwiyahura ni ukubera nuko nta handi mfite ho kujya nizo kugira ngo mbigire. oya ma wibuka kuvuga ibintu byo kwiyahura, ndeka ngende njye kuruhuka. ariko uriya mugore turaba babiri, buriya mugore genda abona ndeka ndekeraho rwose genda uruhuke nawe kandi ntukigunge sibyo ma. yego yego aha yewe kuhava tu urahava uzahava nzarusigaramo ndashaka kurusigaramo aho kugira ngo ujye yirirwa yicaye muri ayo madiva izo ntebe z'umwana wanjye nanjye nzajya mpora nzicayemo isi ubundi harakana yanambyarira karakajya Niba ubona wa mwana we se buri munsi ko nsigaye mubona wigunze wabaye iki? shasi hari icyo utabona. Umva noneho isi byanyobeye urugo ngiye kurusiga burundu ngende. Ngiye kugenda pe. Ariko ja ugiye kuva mu rugo hejuru uriya umukecuru? None ngire nte njye mpora mpangane na mabukwe buri gihe. Ariko ufite ubudabagizi uzabyemera umunsi wangaye. Mbese nagirane si ukudabagira ubu ari mabukwe ari umuhungu we bamereye nabi. Ikiza no kugenda nkabaha amahoro. Hako ngiye uvuga no kugenda urunansiza ugenda ujyayo Nyine ntaho ntukwangara. kwangara hejuru yanjye gira akazi y'umukecuru Nta kazi k'Imana. wayikoreye umuti wayikoreye Eh? umuti ukayikuraho Isi kumva ko nshobora kwisiga amaraso ya mabukwe ngewe. nose hari urukundo agufitiye Nta kazi k'ibyo biramureba sinshobora kwisiga amaraso ya mabukwe. komeza udebeka aho ngaho nyine uzabibona isi yakubonye Ndangara ibyanjye Imana izabikemura. Imana ifasha uwifashije kandi niba uzi ubwenge bakureka reka nigendere ibyawe nzaba mbyumva Nahise ubwo uhise ugenda. Ariko isi buri gihe uzajya uzana usanga ndi mu kibazo numbwira ibintu nkabyanga uhita ugenda. Nawe uragiye n'ukuntu ari wowe inshuti yanjye mfite isi. Hey. kwa mufuna mureto ubranizwa niki ubu ntabwo mfasha kabikanda uza kunsambanyiriza umugore wanjye. ariko wanga usukuri kivume njyewe nabasha gusambana mushiki wanjye. Nje ndi ikivume uri kivume ubaye musaza we gute ko we ntakuzi we nkuzi hehe ubu nibwo waye musaza we ntabwo nzi ntabwo nkuzi nyine ubu se wowe uba kwereka umuryango. si ndo kwereka ntabwo umuryango kwereka umuryango ushatse kuvuga iki ubwo bishatse kuvuga ko wowe nta mugabo kurimo nk'umuntu wari uhoze umugore ku nkeke umuhondo buri joro ryose. ariko akagabo we none uje no kuntoza uburyo ngomba kwitwara mu rugo rwanjye
umva wa mugore we uzi ko utari umugabo nushaka witekerezeho neza numva ejo utazasanga urira mu myotsi ukabona byose nkatimene ewe niko wambura buryo uraza kumbikira mu rugo urabura gusaba Imana yuko upfuye kandi ukabupfanya ibyaha byo kuza kurara mu ngo z'abandi sha wanyana yimbwa uretse ko ufite amadayimoni njye urabona nasambanya mushiki wanjye akabaye mushiki wawe gute kuko mvuguye gitumo kuko mufashe nibwo abaye mushiki wawe ko ntakuzi ko gitumo umva muri ubwoko bubi ntabwo uri ntabwo ushingirwaho ubwoko bwiza nimwe muza kurara mu ngo z'abandi nimwe muza kurara mu ngo z'abandi vuga ngo usambanya mushiki wanjye ubwoko bwanyu uko uzagaruka dash ndakubita ingwa byorora umusego umuntu abakijijwe ariko agahura n'abantu babo warugarutse giye bimenye kwareba gusa nk'inuru ndaje uyu mugore nawe arambona kunzajya mbifatira Sema mpuzanire n'amazi. Uzanira amazi. Ese ibiryo n'umuceri gusa nta kindi ushobora kumva. Imiceri gusa. Mama, ntiwambwiye ko ari gukunda. Maze nanjye nsigaye nkurya ntawe ushaka kubera ko wambwiye ko ari gukunda. None nta kintu ushobora kwibwira wowe. Mutekereze niba ushobora kuba wawuhindura. Nta kibazo nimugoroba ndaguhindurira. Mama. Iba nk'ibintu bunkoreye ko. Ariko umenya ibiryo koko. Reba isano mugaburiye. Reba ku isano. Nta nubwo uyoza. Ariko ubuse noneho nakora iki kugeza igihe nshobora kwarura ku isahani ibiryo ntibigaragareho. Ukabitoba gusa. Noneho bivuye ku isahani yanduye bigiye kumva nabitobye. Akoma nawe urarengera. Noneho bigeze nanjye urarengera ndumva maze kubirambira. Ntukajye ushogoranya nanjye. Ndakwiyamye. Basi. Rembesi. Ibigiye kumidaho niyo ndisha nkaho urugo rudafite amakanya. Mwana wanjye yaguze amakanya do. Iki ni nk'umudaho.